ihame ry'umunsi. Nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Mbese wari uzi ko amagambo akuvamo yagutsinda? Mbese wari uzi ko amagambo akuvamo yagutsindishiriza? Matayo 12:37 uko ijambo ry'Imana rivuze. Ndavuze ngo amagambo yawe ntiyazagutsinda, kandi amagambo yawe ntiyazagutsindishiriza. Uyu munsi wa none uzi ko ushobora kwatura ngo ndapfuye ugapfa. Uzi ko wakwatura ngo sinzapfa nzaramaza buri 118 umurongo wa 17 igihe cyawe cyo kubaho kikiyongera. Ndagira ngo uyu munsi wa none tangira wirogore wikuraho amagambo mabi wagiye wivugaho. Ayo wavuze ku bana bawe yakureho mabi, ayo wavuze ku muryango wawe mabi yakureho. Niba waravuze ngo ndi umukene, hagarara muri Zaburi ya 23 uvuge ngo Uwiteka niwe mwongeri wanjye sinzakena. Aya magambo wagiye wivugaho yo kwigirira nabi yavuguruza ukoresheje ururimi rwawe. Uru ni ururimi Imana yaguhaye ngo urukoreshe, uruvugishe ibyiza, uruhanurishe. Uyu munsi wahanura ukoresheje akanwa kawe. Ndagira ngo uyu munsi ukubera umunsi wo guhanurira ubuzima bwawe. Gira ibyo wivugaho, gira ibyo wiyaturaho, gira ibyo wiremera. Iryo ni ihame. Koresha ururimi rwawe, koresha amagambo yawe aguhuze n'icyo wasengeraga utari ufitiye ubushobozi. Wari ubufite ariko ni wari ubizi ko bukora. Koresha ururimi rwawe uhanurira ibyawe. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame. Shalom.